ukeneye ko Imana ihindura ubusa ibyahindanya ku buzima bwawe. Urabizi, urenda gufata bigapfa, urenda guseka bikanga, icyo wenda kugeraho byose n'igikunda. Wibwira ko umubiri wawe ubaye uzi kukisangura ku miti, ibintu byose byaranze. N'amaguru yawe yombi haguruka, tubwire Yesu ngo uhereye none duhawe ubuzima bushya. Oh, haleluya Yesu. Dukomere Imana amashyi kuba baje muri iri teraniro. Turashimira Imana ikomeje kuduha ibihe byiza byo gusangira ibyo kurya by'ahera. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo Imana impaye mumuzanire, kandi ndabizi neza ko riri bugire icyo risura mu mubiri wawe no mu bugingo. Ni ijambo kandi Imana yabwiye ngo nze kuzanire ryitwa impemburo. Hari ukuntu maze iminsi wumva ibyigisho bitandukanye, ariko uyu munsi sinaje kumwigisha kuzanira icyo Imana yampaye. Hanyuma rero nuza kuba maso uraza kugubwa neza muri byo, kuko biri mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana impaye ngo kuzana n'iri kubwira ngo uyu munsi ihinduye ubusa ibyahindanya ku buzima bwawe byose. Mwabyumvise? Ni ijambo rikubwira ngo uyu munsi Imana ihinduye ubusa ibyahindanya ku buzima bwawe byose. Ntabwo rero ni uyu munsi. Amen. Hanyuma muri iri jambo haraza gukora n'abantu koko bari bakeneye ko Imana yabakura ibyari bibatsikamiye. Kuko hari igihe usanga umuntu afite ibimutsikamiye ariko akiri muri ya masengesho, ariko Satani uzize iki, aho wahereye wambabariye ko urakumva imbabazi. Uza n'amasengesho acurikiranye, ni ngombwa yuko umubi muhanganye umumenyesha ko ufite Imana ihangara ibyo yibwira. Imana ishimwe. Uyu munsi ije guhindura ubusa wahindanyijwe mu buryo bushoboka n'ubudashoboka. Ubiziranyeho n'Imana. Mu bantu ukisanga urimo urahindanywa, ukamera nk'uri gukora amavuna yo kujya gushaka kumva uko bakuzi, kubera ko ubizi neza ko zakageza na za nyirakageza hari ukuntu uzaguhindanya. Zirahindanya zakageza, kageza na nyirakageza zibutwa na dayimoni birukana kageza. Kuko kageza na nyirakageza baguhindanya bakuzi, aricara kuvuga neza uko akuzi, kandi agatete by'umwihariko. N'ejo niba udashaka kubyemera reba iyi foto. Ejo twari twicara muhereje ikimenyetso k'ibyo mubwira, ariko dayimoni nta kimenyetso igira. Irakuniga nyine, yamara kukuniga ugatokesha ugahamagara Imana, dayimoni ikagenda. Ariko kageza na nyirakageza ntibagenda. Niyo mpamvu umuzima mubi Imana ikimukuriye arutwa n'umuzimu mubi. Umuzima mubi arutwa n'umuzimu, kuko umuzima mubi aragupangira kuzuza afatikanyije na se Satani, agakora ubufinga bwose bushoboka. Iyo utokesha mu gitondo saa sita nimugoroba akakurara hejuru. Se mwabyumvise? Umuzima mubi
ubuzima mubi ariko umuzimu uratokesha akagenda. Imana ikugire neza. Uyu munsi hejuru y'ibyari bigutsikamiye, hejuru y'ibyaguhindanyije, hejuru y'uburwayi butandukanye, uzi ko hari ubwo wiyiziho, hari n'ubwo abantu bakuzi, hari ubwo wavuze wivamo kubera uburibwe. Ntabwo bizi iti kugenda nazegereye, ubwo turabuzi, ariko hari ubwuziranyeho n'Imana. Mwembi ubwo nabwo murimo murabarizwa mu biguhindanya, kuko umwanya wagasatse ukanezerwa ugashima Imana niwo mwanya ufata wo gutonda umurongo. Umwanya wagafasha w'indirimbo z'amashimwe niwo mwanya wanubitaho gukiza bukuko bwari. Umwanya wagafasha wo kunezerwa niwo mwanya wo kuvuga ngo ariko Mana banzize iki, hanyuma uziyubaka ryari. Uyu munsi Imana igukureho ibyahindanye ku buzima bwawe. Dusome ijambo ry'Imana, dusome muri iki gitabo cy'umuhanuzi witwa Zekariya. Kumva icyo Imana ivugana natwe, dusenge. Zekariya ibice 4, duhere ku murongo wa 4 n'uwa 7, dusome n'iyi Zaburi, hanyuma dusenge Imana. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka akirisha umwuka we wera atari. Ntabwo muri giterane, murasabwa kurizamo uva iwanyu uze kwa Yesu, kuko niwe ugiye kudukiza ibyari bidutsikamiye by'uburyo bwose. Uwiteka akirisha umwuka we wera atari abanyamaboko. Hanyuma wibuke ko amaboko yose wakoresheje byaranze, nayo yagerageje kukunganira yaragucyuriye. Nataragucyuriye arabyigamba, natabyigamba hagera n'ipfundo, ariko amaboko ya Yesu ntabwo mwicyura. Haleluya. Kane, ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurwa bite Nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati mbese byo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti oya Nyagasani. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Amen. Turebe iyi Zaburi ya 86. Twihute dusenge Imana, kuko uyu ni umunsi wo kuruhurwa n'Imana ku muntu wese uri kubyumva. 86:16, twumva icyo Imana ivuze. Zaburi 86:16 aravuga ngo unyebuke umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe,
cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko Uwiteka kuntabaye ukambara iki mugirirwe neza n'Imana. Uyu munsi niryo jambo turiho. Uyu mugabo witwa Yesaya yarahanuye ariko asanga abantu arimo ahanurira nabo bafite ikibazo cy'uko bari barasengerejwe n'ibihe. Arangije arahanura aravuga ngo ibi ngibi noneho mwumvise uyu munsi ntabwo ari ibya kera ahubwo ni ibya nonaha ngo kugira ngo bibarememo n'umutima w'ibisaza byayo. Haleluya. Bibarememo umutima w'ibisaza hanyuma reka kubwira ngo uyu munsi wa none ukeneye ishimwe Imana yakwemera riguhesha kwizera n'ibirimbe. Haleluya. Kuko hari igihe byose bipfira rimwe ugahita ubona ko byapfuye byahambaraye, ariko iyo Imana iserutse igakora kimwe kiguhesha ibyiringiro n'ibindi ko bigiye kwera. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo witwa Zerubabeli ndaza kumukuraho tumugire wowe. Uyu muntu yari ari kumwe na bagenzi be bakuwe neza nyuma baterwa nk'uko watewe, ariko bo baterwa mu buryo bwiza bwo kwikomeza ku Mana. Iyo utewe utakirayo, iyo utewe wifata ute, iyo utewe ugira iyihe mico ku rugamba. Nasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na rimwe gatanu hatubwira Elizabeti n'umugabo we Zakariya hanyuma ngo bari abakiranutsi ngo bagendera mu mategeko n'imihango by'ibwami ngo byose ari inyangamugayo ngo ariko nta mwana bagiraga ngo kuko Elizabeti yari ingumba. Kuba inyangamugayo mu kigeragezo Yobu yaravuze ngo sinabemera ko muvuze iby'ukuri kugeza igihe nzapfira, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Amakuba atumye abantu b'inkundamugayo, Yesu bitumye abantu b'inkundamugayo, ariko uhereye none inshuti yanjye Yesu nakuruhurira umutima kandi aho upfira urahazi. Usibye uwo wakwiyemeraho aho intege nke zawe ziri urahazi. Uyu munsi Yesu ntabwo izindi imbaraga. Umva ngo Zakariya aravuga ngo iki kigeragezo ni icy'umuryango, nubwo iki gishanga kiri kuwo twashakanye ariko sinzamutererana. Uracyafite kwihangana ahantu ni wowe ubazwa kandi usubiza Imana ntusubize. Aravuga muri murageragezwa ndabizi, uri mu ishuri ndabizi, ariko sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ntabwo azigera gucurira mu mubyara, ntabwo azigera kuba ngo dore uko gisa, ntabwo azigera kuba ngo dore none uko wahindanye. Oya, ntabwo azavuga ngo dore uko ungana, ahubwo nzakomeza wize umunyangamugayo imbere yawe n'imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ubwo ni bwo bukristo bw'ukuri. Naho ibindi byose agakiza kawe burya no gukomera kwawe kuri imbere y'ikigeragezo. Naho imbere y'ibirete haleluya Yesu azazana ntibishoboka, ntabwo azazira nizana. Imbere y'ibirete, imbere y'amafiriti zirizana, ntabwo kwirirwa ujya muri za sharabaragamba zirizana, ariko mu kigeragezo kuri urwo rugamba ni wowe ugaragara. Ntabyo bisibyo niyo mpamvu usanga bamwe bo mu bantu Imana yarantaye narasenga none narayibuze, atariko ibi bintu ibi ni ibiki bita
natwe bakira ugasanga Kacyiru wagiyeyo, Kimironko wagiyeyo, ku Gisozi uvuyeyo, Nyamata wavuyeyo, ku Ruyenzi uriyo, Rwamagana uriyo, bambwiye ko Kimironko hari ushyushye noneho nawe ukanyarukirayo. Mbese ugasanga kagakiza ko mu mutima kubera yuko watagaragaye wabivunjemo kugabuza ntiwajya ku mupfumu ngo bikunde kuko ubizi neza ko kuririmba bamusagaye cyangwa bakabura hakati bati kanziba mu mupfu ubwo araje gate ntacyo nzajya mbazimana gahunda ifiteho igufite usufite umutima warapfuye. Muracyari umva ijambo ry'Imana gusa muri iki kigeragezo. Uyu Zerubabeli bageragezwa ariko bari kumwe n'icyo Imana yavuganye nabo. Baravuga mu bigeragezo byacu ntabwo tuzava aho Imana iri, twageragezwa kwacu ntabwo twagerezwa, ariko tuzagumana n'Imana ku rugamba. Bagera ku munsi w'uyu munsi ariho nawe ubona nibwo ahuye n'iki kibazo. Bakoresheje imbaraga biranga, hari izo bakoresheje inshuti yanjye, bakoresheje ubwenge biranga, bakoresha amasengesho. Hari n'igihe bikuretse bikamera nk'ibyansi, wakoresha amasengesho ayiri ukayasoreza mu yitatu gukubisa yirindwa ya 21 ya 21 ya 70 ugasiga bishyiraho n'iminsi yawe bwite itanditse no muri Bibiliya kugira ngo urebe ko bizahura. Wabona nabyo bidakunze ngo tujye no mu mazi, ukidubika mu mazi kugira ngo urebe ko byemera, nabwo bikanga. Kabati naho byanze reka senga y'umuzenguruko, ukazenguruka karitsiye nabyo bikanga. Ugahita wurira igiti tuwiteka we ndi hagati y'ijuru n'isi, undebe isindi ku isi sindi no mu ijuru, undebe undaba ayo suka yasenga ntabwo bikanga. Uwo munsi yakeneye iki? Hakeneye imbaraga z'Imana zonyine zabasha kugukiza no kuguhembura ibyari bigutsikamiye bikavaho. Ari buri munsi Imana ihindura ubusa ibyahindanye ku buzima bwawe. Barayinama ariko Imana ibabikira uruhisho. Uruhisho rero niko dusanze muri iri jambo. Imana iramusanga, imusanga yarose inzozi. Aya masezerano nawe wicaranye inshuti yawe urayafite, utayafite ntamwihanganije. Ariko uko byagenda kose niba utarayafite baje mu nzu y'Imana ahabera bahemburirwa nawe uyu munsi nawe Imana ndimwiteho. Izi zose Zerubabeli yose zari inzozi n'amasezerano nawe ufite. Mubwire ko nayo wameze nk'inzozi kubera ko n'ibintu biri ahantu nawe utatekereza, utegereza ko bizaba byo. Kera hari ibintu Imana yavugaga ngahita nyibwira ntibivuze, rero ubanza wanyibeshya ntabwo urebe ibintu iyo nturuka ibyakunda n'ibyanavaho. Nyibwirira ibindi bijyanye no ushobora kurya aka kanya iby'ejo bundi byo kwihorera, kuko iby'ejo bundi nanjye simbabona njye ngira abasindi wabona. Ababivuze hari igihe Imana ikubwira ijambo tuyikubitira mu mibare wowe nturebe, reba mama, urebe data, urebe sogokuru, urebe nande bizi ko mwabo bose ntabwo ndabonanye kositimu. None niba narababonanye kositimu none ukambwira muzamba kositimu idaturuka iyo umugabo nagiyemo ubwizaza. Haleluya, amen. Kandi Imana yo ntabwo iri kukurebera mu gisekuruza cy'inkomoko, ahubwo iri kukurebera mu bwiza bwayo bw'ikizakugira cyo hirya y'ejo kugira ngo ice amateka gukururukaho. Niba ari amateka gukururukaho, shyitsa umutima mu nda azarangira n'ayagiye ararangira. Ukumva ngo ibi bigenza ibyo kwa mama n'ibishaka byo kwa so wa so. N'ibyacu byarakemutse. Yego. Haleluya. Amen. Hanyuma hantu Zerubabeli Imana imwitegereje isanga yaratakangaye, yarayasenze aravuga akoresha imbaraga zose biranga, ariko imubikiye uruhisho. Mwari muzi ko igukaranga
ihuha bigenda ihuhaho wakwigaragaza Mana we nyirizo araje none n'abashitsi bansuye mubabarire navuga iby'ubwishyu bwe n'izina rya Yesu mufuzugurwa kandi aje kwishyuza akaza akicara yamara kwicara tubakiriza iki ufite iki ko wabuze n'iby'ubwishyu usibye kwihagaramo batakunyuza mu ijisho hari icyo ufite aje gufatayo ntabwo mwabimenye ngo mwavukiye mu mireti Imana yabagiriye neza ariko uko byagenda kose hano ntabwo habura umunyonzi ushobora kumvira ishimwe ry'umunyonzi mugenzi we wagiye wamara kwicara ugasenga Mana mbabarire nyirizo ndabizi ko ntabwo ajya yihagararaho mu kanya arabivuga pepe wakina dayimoni umbabarire abashyitsi bakibwira ko muri kumwe kandi bibereye mu masengesho wagira amahirwe ukabona hagurutse atavuze haleluya uti rizibaho kuko ntabwo uteje rubanda wamara kwita ubushakuze twakundagurana n'ubushakuze Imana igihisha igigira uti habone ko ufite idene uzi ko Imana ikimuteza ikibazo akavugira mu bindi kandi ejo uzagira uzayaba ejo wagiye umweka noneho ubwiriza impabara urayamba igateza nk'ayamvura ya mu gitondo ariko se najya gusenga mu mvura nari kuza akanyishyura ariko ushingiye kuri iyi mvura reka kabyihorere ariko ku cyumweru azambona ku cyumweru azambona ntazambona kubera Imana reka guhisha ibyo uyu munsi kuko haje n'abakuzi ntaza kuguteza rubanda Imana ni umubyeyi haleluya irangije irasi iramubwira ngo yohereza marayika bamwe tubari hari umuntu yarose n'ibyo yose ntabyitayeho kubera ibibaho uzi ko kera twajyaga imbere y'Imana ugahakura ihumure ukizerera muri iryo humure none uyu munsi wa none uragenda ukajya kwa Werarisi tibwira tidabona apfuye tibwira ukuntu bimeze arakubwira ukajya kwa Muzehe Munezero ntikahubwira tibwira ukuntu bimeze kandi kwa Werarisi mureke mbabwire ikintu mugomba kwitondera kwa Werarisi Imana irakubwiye ngo nirahiriye muhaye ucuruza inyanya kandi uzazigira umugisha Satani akabona yuko ugiye gucika akaranga ugahita ujya kwa Munezero ndebera rwose pe yabwiye inyanya ariko nishakiraga amakara wagerayo tuvuga ibivuze iravuze ngo niwibeshe ugacuruza no gushyuzasha aho uzagurumana ukuye mwiki wateze ujya kwa Werarisi wateze ujya kwa Runaka wateze ujya kwa Inosi wateze ujya hose wasengutse mu kanya ngo Uwiteka w'inzara mu izina rya Yesu dayimoni w'inzara harya ntiyashiriye mu matike ase murambabarira n'impamvu yo kugukurikizamo ni ngombwa yuko uhagarara ijambo ryitwa gukiranukira Imana ukagabanya n'urusere uyu mugabo witwa Zerubabeli yaricaye arati narose ndahagije kandi izo sinarose no mu ruho mfite nta mpamvu n'imwe ikiri ngombwa nuko nta mutima ukiri urubaza imbere y'Imana umva ijambo rikurikira Imana iramurebera mu meno ngo irangije iramusa yohereza marayika aramubwira ngo ariko wabyutse uryamye mu gahinda uryamye mu maganya uryamye mu bwigunge uryamye mu buhunzi iyo ujya nturagerayo iyo uva uracyari kwibaza byinshi none wabyutse ahantu uryamye wabyutse ndabyutse hano Imana ikubwira iki nawe tuyibwira iki ntureba ntabwo ureba igihe uzengereje n'igihaye ntabwo ureba imyaka afite kandi unagejeho ubundi na heza ubwo se azagutaha sizanajyaho batazabaza ngo byaye kangahe twese twifitiye ubusobanuro bitewe n'igihe kiguzikamye ariko uyu munsi Imana ikubohore mu izina rya Yesu arangije ijambo rikomeye ngo marayika w'Imana
ibintu narose n'ubundi nsanzwe mbibona. Ejo bundi nararose bisa nabyo, ubushize narose bisa nabyo, tujya kugenda byarasaga, ngiye mu Nyanaka byarasaga, bambwiye ngo ku Gikongoro rwose noneho uhageze ati bita byemere ngezeyo nibyo narose, bambwiye Ibyumba naranyarutse ngezeyo nibyo narose, bambwiye za Nyagatare ngezeyo nibyo narose, none ngeze ni Kigali nibyo narose. Nsanzwe mbirota. Uraho umuntu usanzwe mbirota, ariko uyu munsi byemere mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo noneho rero ndabona warabigize indirimbo musanzwe mbirota, kandi iyo ndirimbo yaguteye ahahamuka ku buryo usigaye uvuga ngo byose ntacyo sekura bizi, ntacyo nakubwiye mama. Hari abantu batuye mu mudugudu witwa ntabyo nakubwiye, hanyuma iyo bimutse muri uwo mudugudu bahita bajya gutura kwa Twirwaneho. Nabo bajya ntahandi bajya, abo kwa ntacyo nakubwiye. Iyo bagumye aho ngaho bagatinda bahita bimuka batuva kwa ntacyo nakubwiye, baratwirengagije twimukiye mu mudugudu witwa Twirwaneho. Baracyari naho bagahita bajya gukina hirya. Iyo bakubitiweyo bahita baza bameze nk'impunzi tuwite n'ubundi twakuvaho ariko tukajya twabonye ariho ufite amagambo meza y'ubugingo, mbese bakayikubita imitoma kugira ngo nayo kubera ko ari umubyeyi ntabwo nyine n'ubundi muri abo banjye ndabajugunya neza. Haleluya. Amen. Marayika aramubwira ngo ibyo uvugiye kirahagije, ariko uyu munsi wa none bitari iby'ejo, ni umunsi umwe n'Imana kugira ngo mpindure amateka yawe. Nta muntu ufite amateka hano akeneye ko Imana ihindura. Ufite haleluya yagufi ubwo ni abaha bagezeyo, ubwo nimwe tugiye kuganira sasa. Haleluya. Ubizi neza kutsikaniwe ngo marayika w'Imana araza aramubwira ngo igihe wavugiye kirahagije, uyu munsi nta magambo, kuko nawe urabizi ko ibyo ubitse byakagukesheje yuzuye. Uzi ko hari abantu baba bafite n'ahantu bicayemo ku buryo uba ufite amasezerano Imana yavuganye nawe, ku buryo ushobora gutegura ajenda ukayijyana muri banki bakaguha kerete. Tudushingiye ku mishinga iri muri iriya jenda, dushingiye ku birimo hano byonyine ubwabyo ni imishinga. Ntabwo twiga dosiye yawe dushingiye ahangaha igihe yakubwiye ngo igukuye mu ncabari none ukaba uje wambaye kositimu. Icyo ni igihamya, ni igihamya. Burya n'incabari bamuzamuye ko tuzibonye muri ajenda ati ntabwo ubizi, nagendaga ntabwo meze nyibwira ngo simkubabaza kubera iki imari zari hirya inyuma y'ibintu. Bati niko waruri nuko icyo gihe ntari mfite ububasha bwo kwifotoza, ariko wese ifoto y'agatsinsino no ku mavi no hirya inyuma y'umuntu. Hari abantu barwaye n'amavunja inyuma y'umuntu hirya iriya bagakurambika gutya. Haleluya. Tinubu ikagiye batafotoye, ariko iyo bafotora ndabwiye, ariko burya ushatse wagirira icyizere. None dore nambaye kositimu, umva nubwo yaba afite imizimu itarekura amafaranga, ubwo buhamya bwonyine usibye amategeko ntibwaguhesha ikirere. Hanyuma ukamubwira n'ukuntu waje i Kigali ku ipine. Abana mwebwe mwaje mwari, hari n'abaje bafite za shashi za kera icyatsi n'umukara. Simba. None uyu munsi wari muragenda na za marete, mwarangiza mukagaragaza ko mwagezeyo. Mujye mwibuka Kristo Yesu abatamuye ahandi mwari mutabwe akabagira umurimo none. Mutazagira ibicaye ngo mudamarare ngo mwumve ko mwagezeyo, ejo imyaka izabajyana babwire ko mugomba kuyivaho. Ariko mwa Yesu ntitubivaho. Se wabona bonye isukari wasinze mukanya muyiveho, ubwo izayivanaho Yesu anyukuye. Aramubwira ngo byuka mujyane, Imana iramubwira ngo mubwire ngo nta mwanya ugifite wo kuvugana n'indwara zakuze
ngo arahindukira. Uzi ko Zerubabeli atavuze uyu munsi ntibongere kuvuga, tugiye gusenga Imana yohereza marayika kuvuga. Ngo arangije abwira umusozi, aramubwira ngo ariko wa musozi ni wowe uzanye. Uyu muntu asanzwe arota yicaranye n'ibyamuhembura, ariko waramutsikamiye, ntabwo ujya umwemerera ngo agere ku gisubizo. Iyo agiye gusa kumuzanira agahinda, iyo ajya kunezerwa ukazana amakuba, iyo ajya guseka ukazana ibyago, ariko uhereye no ishuri rye ryarangiye. Hajya uriya musozi, muzi ko uriya musozi utigeze uvuga, waravuze bose yaje. Uyu mwanya uri gutsikamiye bikorwe mu izina rya Yesu. Imana ihindura ubusa ibyahindanye ku buzima bwawe. Uracyahari? Turahari. Tugiye gusenga Imana. Arahindukira abwira umusozi, aramubwira ngo wa musozi munini we, aho wahereye ubundi wiyita iki? Hindukira, hindukira ubwire ikibazo kikuri imbere ukiziranyeho n'Imana. Ntabwo dushaka icyo tukuziho, kuko icyo tukuziho ntitugufasha kurara ijoro. Gikomere ni icyawe, usibye kukubwira ko wenda yihangana, ariko wiziranyeho n'Imana yokora. Imana ibeshaho, Imana irera, Imana iramira abantu. Arangije aramubwira ngo wa musozi we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Aravuga ngo uhereye aka kanya, ntabwo aresha. Uhereye urahinduka ikibaya. Tujye gusenga Imana. Haleluya. Uhereye none birahindutse. Uhereye none urahinduka ikibaya. Uhereye none uramuva imbere. Uhereye none nawe arinjira mu bwiza bw'Imana. Uhereye none nawe agomba kurya. Uhereye none nawe agomba kugira ibirori. Uhereye none nawe agomba kubona akazi. Uhereye none nawe agomba kubona umubiri muzima. Uhereye none nawe agomba kugira ijambo. Uhereye none nawe agomba gucuruza. Uhereye none nawe agakiza kabonekewe. Uhereye none umuryango w'abahoro. Aramubwira ngo uhereye none urahinduka ikibaya. Kandi usibye n'ibyo, hari abashungerezi babonaga yuko Zerubabeli atazagira ijambo. Abo bose bagiye kuza. Haleluya. Bahindura amagambo, bavuge ngo uyu muntu yahuye n'ibuye ryitwa umugisha w'Imana, ngo arazana n'ibuye ngo riruta ayandi. Ni umugisha uri hejuru y'ibyo wibwira. Twari Imana ikora surprise ugahita ubundi wiyiziye cyangwa watuma. Ndabona wiyiziye, kuko ukuntu umubonye bitandukanye nuko narinzi. Amen. Umvisha babandi noneho bari bagucikiye, bakuzi mu mateka ya ntibishoboka, baba muzahora mu ishusho y'iwenda gupfa, ngo bazaza barangurure bavuge ngo iri buye nirihabwa umugisha, niryongere rihabwa umugisha, kandi nirihabwa umugisha, kandi nirinyamugisha, kandi rikwiriye umugisha, kandi burya ni umugisha, kandi rikikijwe n'umugisha, kandi rigizwe n'umugisha, biturutse kubw'imbaraga za Yesu. Dawidi arabyitegereza, aravuga ngo ababisha baranyegereye, bari imbere n'inyuma, ariko mwisubize mukize. Ubwo mwisubize rero ngiye kubinyuza mu isengesho. Ubu ni Dawidi. Ababisha baranyegereye, kwa Yesayi iwacu barahari, iwacu barahari. Kubw'ibyo n'ejo bundi barambwiye mu bwibone bwanjye n'agasuzuguro kanjye ngo ubwo mutanga namusigiye nde, bamboneye mu isura ya ntibishoboka. Bivuga ngo ababisha iwacu barahari. Kubw'ibyo rero ngeze aho nakaboneye ijambo ngo byemere. Hari icumu rya Sawuli naryo rirashaka kumpitamo. Bivuge ngo naho nagahemburiwe naho ababisha barahari.
ukarumbya pe. Niyo nguko imvura igwa hari uwayisabye ngo imboga ze zuru nawe iri muri ampondera iki mana wa imvura yahise muracyahari. Dawidi arangije aravuga ngo ubwo abantu se rero nta muntu n'umwe ndi butakire nabo butakire ubari ahubwo njyewe n'Uwiteka tugiye kugirana ikiganiro kinyuze mu nzira yitwa gusenga kugira ngo none bababisha bazabone ko Mana n'Imana bareka ubugome bitabe Yesu. Aravuga niryo jambo twasoma, aravuga ngo ngemuke umbabarire unkemuke unkemuke Imana nigukemuke nigukemuke kuri bya bindi muziranyeho. Hari ibiri gutuma utakudatuza, hari ibikubujije amahoro n'amahwemo, hari ukuntu nawe uri kumva ukeneye Imana, hari aravuga ngo ngemuke numara kunyamuka umbabarire numara kumbabarira amen. Uyu munsi Imana igukize. Umva ijambo rya kabiri yavuze aribyo tugiye gusengeramo kugira ngo ikirere wari urimo kijimye kigutsikane uyu munsi useze nabyose. Uyu munsi useze uko winjiye hano rero usohokana ibyishimo. Niko Salomo yavuze. Salomo amaze kubaka ruriya rusengero ngo yaruhaye amarembo buryo burya ryita yagiye irindi ryita Bowazi ngo bisobanura ngo hariho imbaraga y'uko Uwiteka azabikomeza. Reka mubwire ngo hariho imbaraga y'uko inzu umenyeye hano, inzu uboneye hano, ugisohoka Imana ikomeza. Ugisohoka usanga usenga, usanga uterana, ariko amateraniro y'uyu munsi akubera adasanzwe, akubera gakiriya gihe Yesu ageze i Betaniya waravuga ngo data ndabizi usanzwe unyumva, ndabizi nsanzwe guhamagara ukumva, ariko hari icyo ushaka. Ndashaka guhindura imyumvire y'uyu munsi. Hari uko bishaka, hari uko nifuza ko tugira rero kugeza ryawe yagufatira. Dawidi abyitegereje aravuga nta kintu nshaka kunyereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abane n'abakireba bamware kuko wowe Uwiteka untabaye ukambara umubabaro. Ukeneye ko Imana ihindura ubusa ibyahindanya mu buzima bwawe. Urabizi urenda gufata bigapfa, urenda guseka bikanga, icyo wenda kugeraho byose n'igikunda. Wibwira ko umubiri wawe ubaye muzima ukisanga uri ku miti, ibintu byose byaranze. N'amaguru yawe yombi haguruka tubwire Yesu ngo uhereye none duhawe ubuzima bushya, imibereho mishya, kandi uhereye none buri wese nanjye ubwanjye uba ikimenyetso cy'ibyiza. Arahagurutse avuze ijambo rikomeye aravuga ngo wa musozi munini we wiyita iki? Ahari Zerubabeli hashyira izina ryawe. Wa musozi munini we wiyita iki? Wa musozi munini we wa kigeragezo we wa burwayi we wa wimita benestansema dromestizetra. Wa musozi munini, reba umusozi ukuri imbere, reba ingano yawe, reba igihugu umaze imbere, reba hanyuma uhanure mu buzima bwawe kuko ndabona marayika b'Imana muri iri teraniro. Rapita la Constance beneforetra. Wa musozi munini wiyita iki? Buri muntu wese uraha akeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Birashoboka cyane ko umutima wawe wari uhinanyijwe n'amateka yahatambutse, warakomeretse, warababaye, ariko uyu munsi ukeneye Yesu kugira ngo yongere akubohore. Ukeneye Yesu kugira ngo akuvuganire, ukeneye Yesu kugira ngo akumare umubabaro, ukeneye Yesu kugira ngo akuvuganire imbere y'ikibazo. Nawe ubwawe umeze nkaho utazi iyo uri, ariko ukeneye Yesu wa wundi uhindura ibintu bikemera. Reka twinginge umushumba yegera hano aduhesha umugisha. Nawe ahantu uri bwira Yesu ngo mwami nari ndambiwe
uyu musozi, nari ndambiwe uyu musozi, nari ndambiwe aya makuba, nari ndambiwe, ariko nkeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Uhereye none uyu munsi Imana ihindura ubusa ibyahindanyaga ubuzima bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Amen. Byatunaniye byose bitaye agaciro muri iterane. Mana ishimwe. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugushimiye ijambo ryawe rizima, ijambo ryawe ryavugutiwe niyo mpamvu tubikunda. Mana ishimwe. Ijambo ryawe rirakura. Mana ishimwe. Kandi ijambo ryawe ririmo gutwara, ririmo imbaraga, ririmo ubushobozi, ririmo gukira, ririmo gukiza ibyaha, ririmo. Mana ishimwe. Turagushimiye. Mana ishimwe. Wabwiriza ngo tambuka umusozi wabanije. Haleluya. Mana ishimwe. Umusozi wa Rubani bari bafite inzara kugeza ku rukunje. Mana ishimwe. Kugeza ku mubiri. Mana ishimwe. Bari bafite imisozi bari imbere. Uvuga ko hari ikibaya. Imbere y'imisozi baruhukiye. Bivuze ko imisozi yari imbere yacu. Imana ivuganye nayo irayitegereje. Haleluya. 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 Bistafo. Stanse nemanda. Benezo drai. Amen. Amina. 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 Visita kota. Talasta. Manishim. Amina. Manishim. Pita. Kasinima. Meyawe. Amen. Ayiwe. Manishim. Pita kota. Manishim. Hallelujah. Hallelujah. Je kota. Pansema. Penetra. Manishim. Manishim. Hallelujah. Hallelujah. Manishim. 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 Hallelujah. Manishim. Manishim. Hallelujah. Manishim. Manishim. Hallelujah. Pita la kota. Restafo. Amen. Hallelujah. 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 Manishim. Manishim. Pinista forstanza. Penetra. Resonare. Mutando. Manishim. 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 Manishim.